izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira, izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera ararimba avuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, mbese gutabarwa kwava he mu bimwire. Uyu muririmbyi aririmba ntago umusozi yavuze ari ya misozi tubona isanzwe, ahubwo yavuze umusozi yavuze yuburiyeho amaso. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umusozi. Niyo waba uri ahantu hataba umusozi, ntabwo bikubujije kubura amaso ngo urebe Imana. Hari igihe uhura n'ikigeragezo, hari igihe uhura n'ikibazo, icyo kibazo cyawe ubwacyo ni umusozi uba uri imbere yawe, ariko ngo yuburira amaso ku musozi. Ni ukuvuga ngo afata amaso ye akareba ya misozi cyangwa bya bibazo bihangana n'ubuzima bwe, akibaza gutabarwa kwiwe ahantu kwaturuka, akibaza gutabarwa kwiwe inzira kwanyuramo kugira ngo abashe kwakira gutabara. Arangije avuga ngo kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ubutabazi bwawe, ubutabazi bwanjye nta handi hantu bufite guturuka uretse kuwiteka wenyine. Ahangaha araririmbye ngo nduburira amaso yanjye ku musozi. Ese wowe amaso yawe uyahanga nde? Amaso yawe uyahanga he? Uyu muririmbyi yahanze ku musozi. Nta kindi cyatumye yuburira amaso ku musozi kwari ukugira ngo amenye, asobanukirwe neza n'ikibazo afite, kuko yari akeneye igisubizo. Nta handi yari gukura igisubizo uretse kuwiteka wenyine. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Avuga ngo ntabwo Imana izigera yemera ko ibirenge byawe biteguza. Mu magambo make, guteguza kw'ibirenge ni ugucika intege. Hari igihe ubuzima bwawe ujya ucika intege kubw'ibibazo na situwasiyo ugenda uhura nazo, ariko Imana iri kumwe nawe. Iyo Imana iri kumwe nawe, iyo wuburiye amaso ku musozi, ubona ubutabazi buturutse ku Uwiteka Imana. Iki gihe Uwiteka Imana yaje kugutabara, ntabwo yemera ko ibirenge byawe biteguza, kuko ngo iyo ikurinda ntabwo ijya iwunikira kandi ntabwo ijya isinzira. Bivuze iki? Bivuze ngo Imana ikurinda, Imana ikubereye maso, ntabwo uzigera usitara, kubera ko Imana izakurinda ngo amajya n'amaza, ngo none n'ibihe bitagira ute bidashira. Aravuga ngo ndetse si ibyo gusa, ngo ni nawe murinzi wawe wo kwizerwa. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo turi mu mahema y'Imana cyangwa iyo turi mu Mana, tuba turi mu bwihisho, tuba dufite ubwishingizi, tuba dufite atibare iturinda. Bivuze ngo Imana iba yiteguye kurinda umuntu wese uyemereye. Wowe wemereye Imana ukemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bivuze ngo uri muri protection y'agakiza, urinzwe n'uburinzi bukomeye cyane, kubera ko wemereye Imana. Nawe utarayemerera Imana cyangwa se utarakizwa, aka kanya nufata icyemezo nawe ugakizwa, uraza kwinjira muri bwa bwisungane cyangwa ya assurance y'Imana, bwa bwihisho bw'Imana. Ni ukuvuga ngo nawe uraba muri ba bandi bahanze amaso Uwiteka wenyine. Ushobora kuba wowe uzi ko kuba Imana yagutabara ari uko wareba ba anko, ari uko wareba bene wanyu, ari uko wareba inshuti zawe, ariko ntabwo ariho ubutabazi bwawe buri. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo ubutabazi bwawe buri ku Uwiteka wenyine waremye ijuru n'isi. Imana niyo muhesha w'ibyo ukeneye. Bivuze ngo ibyo ukeneye gitifu nta handi bizaturuka, bizaturuka ku Mana. Bivuze ngo ibyo Samweli nyeneye nta handi bizaturuka, bizaturuka ku Mana. Bivuze ngo unkurikiye aka kanya ibyo akeneye nta handi bizaturuka, ni ku Mana. Ariko hari amahame, hari principe umuntu agenderaho kugira ngo abone ibyo Imana imushakaho. Bivuze ngo Yesu yarabivuze muri Yohana 10:9, aravuga ngo ni gerembo, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke azabona amuguru. Bivuze iki? Nta rindi rembo ryo gukira, nta rindi rembo ryo kubohoka, nta rindi rembo ryo kugera ku cyo Imana yakuvuzeho, nta rindi rembo ryo gusohoreza isezerano, nta rindi rembo ryo kugira urugo rwiza, nta rindi rembo ryo kubyara, nta rindi rembo ryo gushaka. Irembo ni rimwe, ni kuri Kristo. Nugera muri Kristo icyo ukeneye cyose uraza kukibona.
ariko mu gihe cye. Bivuze iki? Bivuze ngo niwe rembo. Aravuga ngo umuntu ninjira muri jye, icya mbere araza gukizwa, icya kabiri namara gukizwa azinjira soke. Ni ukuvuga ngo uzakizwa, nurangira gukizwa agakiza kaguhesha ububasha bwo kwinjira no gusohoka. Abivuze ngo hari abo utinjiraga, hari abo wabonaga udashobora kwinjira. Iyo umaze kwakira Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera irembo rikwinjiza mu mugisha wawe, akubera irembo rikwinjiza mu bisubizo byawe. Bivuze ikivuze ngo ibibazo ufite byose nta handi hantu uzabona inzira yo gusubizwa uretse mu gakiza, uretse muri Kristo. Bivuze iki? Ngwino wumve ubutumwa bwiza ubundi wakire Kristo. Tugiye kuguhuza n'umugisha wawe, tugiye kuguhuza n'icyo wavuganye n'Imana, tugiye kuguhuza n'isezerano ryawe. Uzabona gute? Nuko wemerera Imana ukagenda mu bushake Imana igushakamo. Nshuti bavandimwe, Imana ibagire neza. Ibihe byiza kuri mwaka subscribe kuri Vaso Media TV, nawe turakanda subscribe, katubera subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ngende Success P kuri Vaso Media TV Rwanda. Nushaka kunyite Papa Diana. Umunsi rero tugiye gukora ikiganiro ariko gisa nkaho kiganjemo icyigisho. Niyo mpamvu kuri kamera zacu murimo murabonaho umugabo n'undi musanzwe mumenyereye muri no minsi turi gukorana cyane, muvuga butumwa akaba yitwa Sam, ndetse nawe akaba afite igitangazamakuru cyangwa se gikora online bita Sam TV Rwanda. Ushobora kunyarukiraho naho ugakanda subscribe. Rero tugiye kubana nawe mu cyigisho cy'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Nakwarikira kugira ngo ntuze gucikwa n'icyigisho kizagiye kutugezaho. Ijambo ry'Imana ribuze kugufasha kubaho mu buzima bwawe ndetse no gukomeza kwitwara neza aho ugeze hose. Reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni Abayisenga Samuel, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, ndi umwigisha. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere yaho mbahaye ikaze abantu mwese mwakomeje kudushigikira mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, aho ngereye kuri iyi channel. Si ubwa mbere si ubwa kabiri, mwagaragaje ko muri inshuti nziza, mukomeze mwite ku biganiro byacu kandi mukora subscribe nkuko yabibabwiye. Rero tugiye gusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana yakize ku mutima wanjye. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ihindura ibyanze guhinduka, igasobanura ibidasobanutse. Uyu mwanya, isa uyu munota, ongera ubane natwe, wiyereke ubwoko bwawe, wiyereke abana bawe, kandi ukomeze kunkoresha iby'ubutwari byose ubikorere kwiyubahisha, naba ari njye uvuga ahubwo uvugire muri jye, kandi uwumva wese ubashe kumwumvisha no kumuhugura, ubashe guhaza kwifuza kwiwe, kandi nanjye ugiye kuvuga uvane ivata mu kanwa mbashe kuvuga mbwirijwe nawe. Misabye nizeye Imana Data Umwana n'Umwuka Wera, ni mu izina rya Kristo, amen. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye. Turabanza turirimbane umuririmbo w'194. Umuririmbyi 194. Mbere yuko tumuririmba mbanze nkomeze mbaha ikaze mbabwira ngo mukomeze murebe ibiganiro byacu. Reka turirimbane umuririmbyi 194 ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Mwuzaniye icyigisho cyangwa ijambo rikubwira ngo Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima. Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima, kuko mu buzima bw'umuntu umuntu akenera undi, abantu turakenerana. Ni ngombwa rero ko twumva iri jambo ry'Imana, kandi nkuko mubimenyereye si nivuga cyane. Si ubwa mbere munyumva, ushobora kuba waruganye kwiyica no bwa mbere, ndetse n'uzakurikira kuri Sam TV Rwanda. Rero reka turimbe uyu muririmbyi twumve icyo Imana ivugana natwe. Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, Gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisiraheli.
ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu k'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera ararimba avuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, mbese gutabarwa kwava he mu bimwire. Uyu muririmbyi aririmba ntago umusozi yavuze ari ya misozi tubona isanzwe, ahubwo yavuze umusozi yavuze yuburiyeho amaso, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umusozi. Niyo waba uri ahantu hataba umusozi, ntabwo bikubujije kubura amaso ngo urebe Imana. Hari igihe uhura n'ikigeragezo, hari igihe uhura n'ikibazo, icyo kibazo cyawe ubwacyo ni umusozi uba uri imbere yawe, ariko ngo yuburira amaso ku musozi, ni ukuvuga ngo afata amaso ye akareba ya misozi cyangwa bya bibazo bihangana n'ubuzima bwe, akibaza gutabarwa kwiwe ahantu kwaturuka, akibaza gutabarwa kwiwe inzira kwanyuramo kugira ngo abashe kwakira gutabara. Arangije avuga ngo kuwiteka niho guturuka, kuma yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ubutabazi bwawe, ubutabazi bwanjye nta handi hantu bufite guturuka uretse kuwiteka wenyine. Ahangaha araririmbye ngo nduburira amaso yanjye ku musozi. Ese wowe amaso yawe uyahanga nde? Amaso yawe uyahanga he? Uyu muririmbyi yahanze ku musozi, nta kindi cyatumye yuburira amaso ku musozi kwari ukugira ngo amenye, asobanukirwe neza n'ikibazo afite, kuko yari akeneye igisubizo. Nta handi yari gukura igisubizo uretse kuwiteka wenyine. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Avuga ngo ntabwo Imana izigera yemera ko ibirenge byawe biteguza. Mu magambo make, guteguza kw'ibirenge ni ugucika intege. Hari igihe ubuzima bwawe ujya ucika intege kubw'ibibazo na situwasiyo ugenda uhura nazo, ariko Imana iri kumwe nawe. Iyo Imana iri kumwe nawe, iyo wuburiye amaso ku musozi, ubona ubutabazi buturutse ku Uwiteka Imana. Iki gihe Uwiteka Imana yaje kugutabara, ntabwo yemera ko ibirenge byawe biteguza, kuko ngo iyo ikurinda ntabwo ijya iwunikira kandi ntabwo ijya isinzira. Bivuze iki? Bivuze ngo Imana ikurinda, Imana ikubereye maso, ntabwo uzigera usitara, kubera ko Imana izakurinda ngo amajya n'amaza, ngo none n'ibihe bitagira ute bidashira. Aravuga ngo ndetse si ibyo gusa, ngo ni nawe murinzi wawe wo kwizerwa. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo turi mu mahema y'Imana cyangwa iyo turi mu Mana, tuba turi mu bwihisho, tuba dufite ubwishingizi, tuba dufite atibari iturinda. Bivuze ngo Imana iba yiteguye kurinda umuntu wese uyemereye. Wowe wemereye Imana ukemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bivuze ngo uri muri protection y'agakiza, urinzwe n'uburinzi bukomeye cyane, kubera ko wemereye Imana. Nawe utarayemerera Imana cyangwa se utarakizwa, aka kanya nufata icyemezo nawe ugakizwa, uraza kwinjira muri bwa bwisungane cyangwa ya assurance y'Imana, bwa bwihisho bw'Imana. Ni ukuvuga ngo nawe uraba muri ba bandi bahanze amaso Uwiteka wenyine. Ushobora kuba wowe uzi ko kuba Imana yagutabara ari uko wareba ba anko, ari uko wareba bene wanyu, ari uko wareba inshuti zawe, ariko ntabwo ariho ubutabazi bwawe buri.
ndagutangariza amakuru akubwira ngo ubutabazi bwawe buri ku Uwiteka wenyine waremye ijuru n'isi. Tugiye kwiga rero ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye. Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima. Ahangaha uyu muririmbyi yari afite ikibazo, arimo yibaza ahantu hazaturuka ubutabazi bwe kubwa situwasiyo yari arimo, kubw'ikibazo yari afite, kubw'ikigeragezo yari afite. Yibazaga ahantu hazaturuka ubutabazi bwe, nk'uko nawe nkurikiye aka kanya ujya wibaza ahantu hazava ubutabazi bwawe. nta handi hantu hazava ubutabazi bwawe uretse ku Uwiteka. Uwiteka niwe wenyine ukwiye guhanga amaso. Iyo duhanze amaso Uwiteka tubasha kwakira ubutabazi bw'Imana. Iyo duhanze amaso Uwiteka tubasha kubona ineza y'Imana. Kubera iki? Kubera ko twahanze Uwiteka amaso. Nta wundi muntu dukwiye guhanga amaso, nta wundi muntu dukwiye kwizereramo cyangwa kwizera uretse Uwiteka Imana wenyine. Inshuti zawe zagutenguha, imiryango yawe yagutenguha, ariko ntabwo Imana izigera igutererana. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ngo ariko ngo Imana y'ubwayo ntabwo igihemuka. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo Imana wakurikiye ntabwo izigera igutererana. Imana wakurikiye ntabwo izigera iguhemukira. Kubera iki? Kubera ko ngo ikurinda, ngo ntabwo igihunikira ndetse nisinzira. Ese wemeye uburinzi bwe? Uri muri protection ye? Uri mu bubasha bw'Imana? Niba uri mu bubasha bw'Imana bivuze ngo Imana yiteguye kurinda nawe urimo. Kandi niba uzi ko utarakira Kristo, aka kanya nawe fata icyemezo kugira ngo winjire muri Kristo nawe ubashe kurindwa. Uyu muririmbyi aravuga ngo Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka. Bya bindi bibi byose wanyuzemo nta wundi wakurinze biriya bibi, ni Imana yakurinze. Ushobora kubona wenda ujya gusitara, wasitara ukabona akaboko kawe gakubise hasi ntacyo kabaye. Ntabwo ari akaboko kawe kakurinze, ahubwo ni ukuboko kw'Imana kukurinze, kurinze ukuboko kwawe kuvunika, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Aha rero turi ku ijambo rivuga ngo Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima. Tutarinjira mu ijambo ry'Imana, ndagutangariza amakuru akubwira ngo Imana yiteguye kuguhuza n'uwo yakoze ku mutima. Umaze igihe kinini wibaza ngo bizagenda bite, wibaza inzira bizanyuramo. Atese bizanyura mu iyihe nzira kugira ngo nakire gutabarwa? Atese bizanyura mu iyihe nzira kugira ngo nakire ineza y'Imana? Iyo dusomye mu Bami ba mbere igice cyaho cya 9, dusoma inkuru y'umugabo bita Sawuli. Uyu Sawuli yari umwami, ariko mbere y'uko aba umwami yabanje kuba mwene Kishi. Uyu Sawuli yari umubenyamini, noneho nyuma aza kuzimiza indogobe za se Kishi. Zimaze kuzimira, Sawuli yibaza ahantu azakomora cyangwa azakura indogobe za se zabuze. Mu kwibaza aho azazikura, ntabwo yari azi ko Imana ishobora guca inzira watazi. Mu gihe yari arimo arashakisha ari kumwe n'umugaragu we, babuze inzira, babuze uburyo, babuze uburyo babona izo ndogobe zabuze, arangije umugaragu aramubwira ngo reka ngo tugende kugisha Uwiteka inama. Ahangaha ni muri iki gice n'ubundi cya 9, ngo nuko Sawuli aramubaza ngo mbese ngo ko nzi ko kwabamenya batagenda imbokoboko turajyana iki? Ariko uyu mugaragu kuko Imana yari yamaze kumutegura kare nk'umuhuza uraza guhuza Samweli ndetse na Sawuli, yari yateguye icyo ari buze kujyana. Ntabwo ariho nshatse gutinda cyane, ahubwo ndashaka gutinda ko Imana yahuje Sawuli na Samweli. Yahuje Sawuli na Samweli ubwo yari yabuze indogobe za se Kishi, ariko umugambi w'Imana kwari ukuzimiza indogobe za se Kishi kugira ngo Imana ibone Sawuli wari warabuze. Yabuze ute? Kubura kwa Sawuli, Imana yari ishaka umwami, kuko Abisirayeli bari bananiye Imana, banze kumvira Imana, bifuza umwami. Bamaze kwifuza umwami, Imana irareba mu bantu bose, irebye ibona nta wundi muntu ushobora kuba umwami wa Isirayeli uretse Sawuli. Uyu Sawuli
Imana iramutoranya, ariko mu kumutoranya nta handi hantu Imana yari kumukura, ahubwo Imana yagombaga kuzimiza indogobe za Sekishi kugira ngo ibashe kubona Sawuli. Ngutangariza amakuru akubwira ngo nawe nkurikiye aka kanya, hari ibyo wabuze kugira ngo Imana ikubone, hari ibyo ushaka ku Mana kugira ngo Imana ikubone. Kuba byarabuze si uko byatunguye Imana, si uko Imana ibiyobewe, ahubwo ibyo byose byabereye kugira ngo Imana ikundi ikubone. Ibyo ubona wahombye, ubwo burwayi ubona ufite, Yesu arabivuga mu gice cya 9 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Amaze kuhagera Yesu, ngo abigishwa baramubaza ngo mbese iriya mpumyi tureba ni icyaha kiwabo cyangwa ni icye bwite ko yavutse ari impumyi? Yesu aramusubiza ngo ntabwo ari icyaha kiwabo, nta nubwo ari icye bwite, ngahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Bivuze iki? Bivuze ngo twebwe ubwacu ibitubaho byose, inzira tunyuramo byose, nubwo Satani atugerageza, nubwo Satani atugenza, ariko biza kurangira umugambi w'Imana ari usohoye. Mutangariza amakuru akubwira ngo icyo kibazo ufite igihe kirageze ngo Imana ikigukuremo. Urakivamo bigenze ute? Nuko wemera ubushake bw'Imana, nuko wemerera Imana ugakora ibyo Imana ishaka kugira ngo Imana iguhuze n'igisubizo cyawe. Ntabwo Imana ishobora kuguhuza n'igisubizo cyawe ukiri mu mwanya wo kutumvira Imana. Ntabwo Imana ishobora kuguhuza n'igisubizo cyawe ukinangira umutima. Ahangaha Sawuli amaze kubona ko zibuze burundu, nibwo yahise ayoboza inzira ajya kwa Samweli. Iyo ageze kwa Samweli, asanga Samweli nawe Imana yamuhaye amakuru ko hari ugiye kuza ari uzaba umwami wa Israeli. Samweli ageze mu nzira, baza bamushakisha, bamaze guhura, Imana iramubwira ngo uriya ureba niwe mwami nakubwiye. Nubwo wowe ubona ibyo bibazo bikubaho, ariko uri igisubizo cy'Imana. Ikibazo cyawe ufite wakigize kugira ngo Imana iguhuze n'igisubizo cyawe. Ntabwo uzabona n'igisubizo cyawe utemereye Imana ngo ikuyobore mu nzira ikwiye. Kugira ngo mbone aka kanya kw'iyi kamera, hari ahantu Imana yanyujije, hari ibyo Imana yanshishijemo, hari ubuhamya nk'uko wabyumvishe muri video yabanje, hari ubuhamya nagize, hari inzira nanyuzemo kugira ngo iyi saha ube unkurikira kw'iyi kamera. Bivuze ngo nawe aka kanya ibyo bibazo urimo n'iyo situation ufite, Imana yiteguye kuzigukuramo, ariko ikigushakaho ni kimwe, Imana ikeneye wowe, ntabwo ikeneye ibindi. Kandi kugira ngo Imana ikubone, nuko hari ibyo ubasha kureka, nuko hari ibyo wemera kureka. Noneho Sawuli Imana imuhuje na Samweli. Samweli yaragiye guhura n'uzaba umwami, Sawuli nawe yaragiye guhura n'ugomba kumurangira indogobe za Sekishi aho ziri. Ariko mbabwire, umugambi w'Imana ntabwo Imana yitaye ku ndogobe, ahubwo Imana yitaye kuri Sawuli n'Abisirayeli. Ibitayeho kubera iki? Uyu Sawuli naza kuza ashakisha indogobe, Samweli araza kumubona, amwimikisha amavuta, ahinduke umwami wa Israeli. Noneho Abisirayeli basabye Imana umwami, baze kubona umwami, ndetse na Sawuli wasabye guhura na Samweli ahure na Samweli, ndetse na za ndogobe zize kuboneka. Bivuze ngo iyo twemereye Imana tukagendera mu nzira Imana idushakamo, bya byifuzo dufite birasubizwa. Bya bindi dukeneye ku Mana turabibona, ariko ninde ubibona? Iyo dusomye mu Migani, Migani 22:4, haratubwira ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye, iya mbere ni ubukire, iya kabiri ni icyubahiro, gatatu n'ubugingo. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo ukeneye byose n'ibyo ushaka byose niwemerera Imana, nta wundi muhesha wabyo ku buzima bwawe. Imana niyo muhesha w'ibyo ukeneye. Bivuze ngo ibyo ukeneye gitifu nta handi bizaturuka, bizaturuka ku Mana. Bivuze ngo ibyo Samweli nkeneye nta handi bizaturuka, bizaturuka ku Mana. Bivuze ngo unkurikiye aka kanya ibyo akeneye nta handi bizaturuka, ni ku Mana. Ariko hari amahame, hari principe umuntu agenderaho kugira ngo abone ibyo Imana imushakaho. Bivuze ngo
Yesu yarabivuze muri Yohana 10:9 aravuga ngo ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke azabona amugura. Bivuze iki? Nta rindi rembo ryo gukira, nta rindi rembo ryo kubohoka, nta rindi rembo ryo kugera ku cyo Imana yakuvuzeho, nta rindi rembo ryo gusohoreza isezerano, nta rindi rembo ryo kugira urugo rwiza, nta rindi rembo ryo kubyara, nta rindi rembo ryo gushaka. Irembo ni rimwe, ni kuri Kristo. Nugera muri Kristo icyo ukeneye cyose uraza kukibona. Ariko mu gihe cye bivuze iki? Bivuze ngo niwe rembo. Aravuga ngo umuntu ninjira muri jye, icya mbere araza gukizwa, icya kabiri namara gukizwa azinjira asohoke. Ni ukuvuga ngo uzakizwa, nurangira gukizwa agakiza kaguhesha ububasha bwo kwinjira no gusohoka. Abivuze ngo hari abo utinjiraga, hari abo wabonaga udashobora kwinjira. Iyo umaze kwakira Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera irembo rikwinjiza mu mugisha wawe, akubera irembo rikwinjiza mu bisubizo byawe. Bivuze iki? Bivuze ngo ibibazo ufite byose nta handi hantu uzabona inzira yo gusubizwa uretse mu gakiza, uretse muri Kristo. Bivuze iki? Ngwino wumve ubutumwa bwiza ubundi wakire Kristo. Tugiye kuguhuza n'umugisha wawe, tugiye kuguhuza n'icyo wavuganye n'Imana, tugiye kuguhuza n'isezerano ryawe. Uzabona gute? Nuko wemerera Imana ukagenda mu bushake Imana igushakamo. Nshuti bavandimwe, Imana ibagire neza. Nsoreze ku muntu umwe uwo bita Elisa. Elisa mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo waho wa 8 hatubwira inkuru y'umushunemu. Elisa ngo ari mu murimo w'Imana ari kumwe n'umugaragu we, ngo baragenda bagera i Shunemu, ngo hari umugore w'umukire. Ngo bamaze kuhagera ngo arabahata ngo bazi we basangire. Nuko barangije ngo bagiwe basangira nawe. Arongera ikindi gihe nabwo bigenda uko. Ngo ariko nyuma yaho afata icyemezo abwira umugabo ngo mbonye yuko uyu muntu wera w'Imana wo tunyuraho ari umuntu w'Imana, ngo none ndakwinginze tumwubakire akumba hejuru y'inzu. Bivuze iki? Bivuze ngo Elisa yagombaga kubakirwa muri etaje furo ya kabiri, kuko furo ya mbere ni iya nyir'inzu, iya kabiri ni iyande, ni y'umuhanuzi w'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo Yesu mu byo ashoboye gutanga n'amazu arayatanga. Yavuze nguki? Yaravuze agiye kujya mu ijuru, abwira intumwa azibwira ngo ni ngombwa yuko ngenda, ngo ngiye kubategurira ahandi, ngaho nzaba namwe niho muzaba. Aravuga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi. Bivuze iki? Bivuze ngo n'inzu ajya zitanga. Iyo wizeye Imana, Imana iguhuza n'igisubizo cyawe. Nshuti bavandimwe, reka nsoreza. Elisa aza guhura n'uyu mugore w'umushunemu. Yari akeneye inzu arayibona. Uyu mugore w'umushunemu yari yarabuze urubyaro, nawe aza kubona umwana. Kubera iki? Kubera ko yemereye Imana, akagendera mu nzira imushakamo, akumvira Imana. Imana imuhuza n'igisubizo cye. Nawe rero aka kanya reka dusoreze aha. Urakenewe kugira ngo wemerere Imana iguhuze n'igisubizo cyawe. Imana ishaka kuguhuza n'igisubizo cyawe, ariko ikibazo gihari ni kimwe. Ese wemeye guhura n'igisubizo cyawe? Wemeye guhura n'icyo Imana igushakaho? Ese wemeye kugendera mu mugambi w'Imana? Wemeye kugendera mu bushake bw'Imana? Reka dusoreze aha. Igisubizo ni kimwe. Ubura amaso ku musozi urebe Kristo wabambwe ku musaraba, niwe uraguhuza n'igisubizo cyawe. Niba ushaka ko dusenga, reka ndangize cyangwa nsoze nanga nimero ya telefone, uze kumpamagara dusengane Imana. Niwumva ukeneye gusengerwa, waba urwaye, waba ugize ute, kuko YouTube ni nini, ni ngari, abantu bayigana ari benshi. Wowe nubikenera gusengerwa uhamagare kuri telefone dusengane Imana. Reka nange nimero ya telefone ubundi dusoze. Tuzasubira, ntabwo byose twabivuga ngo tubimare, kuko turacyafite byinshi byo kuvuga. Kandi Imana iha umugisha umuterankunga wacu nk'uko yabibabwiye. Niwe watwakiye nk'uko mwabyumvishe. Imana iri kumukoresha mu gihe nk'iki. Iki ni igihe cyiwe. Ndi kwira isomo n'ubundi Imana yamuje nawe kugira ngo mbashe kubagezaho ubutumwa bwiza. Uko Imana yamuje nawe, nawe Imana iguhuze n'umuntu wawe. Imana yamukoze ku mutima imuza nawe. Ubu Isa najyaga ngoresha ibiganiro bya telefone, unkoresha amakamera. Kubera iki? Kubera ko Imana yamuje n'umuterankunga muzima, agakoresha ibikoresho bye, agakoresha ibyuma bye kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ry'Imana. Nawe rero aka kanya Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima. Reka dutange nimero ya telefone kugira ngo twihute. Ndagushimiye Mwami Imana, mbere na mbere mbanje gushimira ineza yawe. Uyu mwanya, iyi saha, ubwoko bwawe umaze kumva ijambo ryawe. Ni wowe wenyine wo kubashigikira kandi wo kubitaho. Data, wankoresheje byinshi kandi umvugishije byinshi. Ni wowe ufite ubushobozi n'ububasha bwo kwemeza abana bawe. Uyu mwanya rero, iyi saha, uyu munota,
mbere yuko nanga nimero ya telefone mbanje gusengera ubwoko bwawe abatarakira agakiza, kugira ngo aka kanya ufungure amatwi yabo babashe kumva ijambo ryawe. Kabiri, mu mitekerereze yabo ugeremo nyiringabo Imana, ubashe kugira ibyo uhindura muri bo kugira ngo babashe kukwakira mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kandi wite kuri bo, iri jambo bakiryumva hagira impinduka ziboneka ku buzima bwabo. Ndabasengeye nizeye kuri Imana mva gusenga, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero ya telefone ni 078 23 40 karindwi gatatu kabiri, 078 23 40 karindwi gatatu kabiri. Hamagara dusengane Imana, Imana ibaho umugisha kandi bishimire. Shalom shalom.